We've been studying and getting the messages about the kingdom of God. Rero tumaze igihe twiga ku bijyanye n'ubwami bw'Imana. The kingdom of God is vast. Ubwami bw'Imana buragutse cyane. We can talk about the kingdom of God for days, for months, for years. Rero dushobora kuvugaho iminsi, amezi ndetse n'imyaka. But this morning, ariko muri iki gitondo, before we understand our present, mbere yuko dusobanukirwa ibihe turimo ubu, our present position in the kingdom of God, aho duhagaze ubu ngubu mu bwami bw'Imana, we need to understand the past. Tugomba gusobanukirwa neza ibyahise. Before we understand our position in the kingdom of God, kugira ngo dusobanukirwe neza aho duhagaze mu bwami bw'Imana, we need to understand some of the key principles about the kingdom. Rero tugomba gusobanukirwa amwe ku mahame y'ingenzi agenga ubwami. Yes, we are in the kingdom of God. Yego nibyo turi mu bwami bw'Imana. But we need to go back to the genesis of everything. Ariko tugomba gusubira ku itangiriro ry'ibintu byose. You never understand your present today, ntago wasobanukirwa iby'ubu ngubu, yourself, cyangwa se wowe ku giti cyawe, your present history, cyangwa se n'ibyo waciyemo mu gihe cya vuba, unless you go back to the genesis of your beginning. keretse usubiye ku itangiriro. If I want to know who you are, niba nshaka gusobanukirwa uwo uri we, go back to the genesis of your social status, where you are born, who were your parents, and all that. The journey of your genesis. Ni byiza ko usobanukirwa neza ababyeyi bawe, aho waturutse n'urugendo waciye. So there are so many things that we get through this word kingdom. Rero hari ibintu byinshi dukura muri iri jambo rivuga ubwami bw'Imana. Every kingdom has a dominion. Rero buri bwami bwose bugira aho buganza. Every kingdom has a king. Kandi buri bwami bwose bugira umwami. Every kingdom has citizens. Kandi buri bwami bwose bugira abaturage babugize. Every kingdom has governing or constitution or guiding laws. Kandi buri bwami bugira amategeko abugenga. So every kingdom has all those kind of things. Rero buri bwami bwose bugira ibyo bintu bivuze biburanga. A kingdom has subjects and servants. Ubwami bwose bugira ababukorera. And a kingdom has dimension and territory. Kandi buri bwami bugira n'ingabano bukoreramo. So everything about the kingdom, rero ibintu byose bigendanye n'ubwami, in our times there can be called nations or countries. Mu gihe cyacu twabyita ibihugu. But the biblical concept of a kingdom did not originate from man, it originated from God. Ariko ubwami ntago bwashyizweho n'umuntu, ahubwo bwaturutse ku Mana. Democracy originated from man. Ndetse demokrasi yo yashyizweho n'abantu. Systems of governance in the present world today were initiated by Greeks, let me say, by Democrats and Greeks. Ibyo twavugaga bijyanye na demokrasi, izo systeme zose zashyizweho n'abagereki. But the concept of a kingdom, ariko ubwami bw'Imana, began with God. Bwatangijwe n'Imana. And when we read Genesis chapter 1 verse 26, rero dusomye mu gitabo cy'itangiriro mu gice cya mbere ku murongo wa 26, we want to see what constitutes a kingdom. turagira ngo turebe ibintu bigize ubwami. Where do you belong yourself today? Aho uri uyu munsi must be again go back to the original, the genesis of man. Hagomba kugusubiza ku itangiriro ry'umuntu. Before I be in the kingdom of God, mbere yuko mba mu bwami bw'Imana, I need to understand the genesis and intentions of God over man. Ngomba gusobanukirwa itangiriro ndetse n'intego y'Imana ku muntu. Man was given dominion, the Bible says. Umuntu yahawe ubutware. Listen to what the Bible says. Reka twumve icyo Bibiliya ivuga. After God creating heavens and the earth, Imana imaze kurema isi n'ijuru, the fish, ndetse n'ifi zo mu nyanja, the birds, ndetse n'inyoni, and every creeping thing on the earth. n'ibintu byose bikururuka hasi ku isi hose. On verse 26 the Bible says, rero ku murongo wa 26 Bibiliya tubwira ngo, and he said, ngo Imana iravuga iti, let us make man in our image, ngo tureme umuntu agire ishusho yacu, according to our likeness, and let him rule over flesh of the sea, over the birds of the sky,
over the cattle, over the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'ikiguruka hasi cyose. In his conception of man, mu buryo yaremyemo umuntu, he created man in his image, yaremye umuntu mu ishusho yayo, in his reflection. mu ishusho yayo. And one of the things that reflects the image of God kandi kimwe mu bindi bintu bigaragaza ishusho y'Imana is dominion. ni ugutegeka, ubutware. And God transferred his character in Adam. Rero imiterere y'Imana yayishyize muri Adamu. Have dominion. Aramubwira ngo atware. Rule over. Atware. It's as if God, after creating everything, ni nkaho Imana imaze kurema ibintu byose, he stepped aside. yagiye ku ruhande. He created the birds, yaremye inyoni, the air, and all the creeping things. ndetse n'ibindi byose bikururuka It hasi. seems God stepped out. ni nkaho Imana yagiye ku ruhande. When he made man, imaze kurema umuntu, he stepped out. Imana yagiye ku ruhande. And he says, man, none iravuga ngo wowe I'm muntu, stepping out. njyewe ngiye ku ruhande, Though I'm omnipotent God, nubwo ndi Imana iri but hose still I'm icyarimwe, stepping out. ariko noneho nishyize ku ruhande gato. Go in my place. ari wowe ugenda mu mwanya wanjye, Take my legal authority and rule over. noneho ufate ubutware bwanjye aba ari wowe We utwara. see man stepping in the steps of hano God. rero tubona umuntu ari we uzahagarariye Man Imana. was given the right to rule. umuntu nawe yahawe uburenganzira bwo The gutwara things that God himself created. ibintu Imana y'ubwayo yiremeye. How can God create the earth and the heavens and the birds of the air and the fish and everything, and he says it is good? ni gute Imana yarema isi n'ijuru, ikarema inyoni ndetse n'ifi zo mu nyanja, ikavuga ngo byose ni byiza, And he gives it to man. yarangiza noneho ikabiha umuntu. Man was given responsibility. rero umuntu yahawe inshingano, He was given a position to rule. yahawe umwanya wo gutegeka. And God made a man to represent him. rero Imana niyo yashyizeho umuntu kugira ngo ayihagararire. Adamu, Eve Eva have dominion. bahawe ubutware. Be my representative. Imana irababwira ngo nimumpagararire. And when God made everything well, rero Imana imaze kurema ibintu byose the ari Bible byiza, says Bibiliya iratubwira ngo man began to name animals. noneho umuntu atangira guha amazina inyamaswa. After he made all these names and all that, amaze rero kubiha ayo mazina yose, and God says it is well. noneho Imana iravuga ngo ni We byiza. see the original plan of God over man was to have dominion. rero tubona ko umugambi w'Imana mbere na mbere ku muntu yari kugira ngo atware, That is the aganze. genesis of the intention and the purpose of God when God created you and me. iyi rero yo ntego y'ibanze y'Imana yakuremaga nanjye ndema. Genesis Itangiriro speaks about the genesis of creation. ritubwira itangiriro ryo kuremwa, Speak about the genesis of man. ndetse n'iremwa ry'umuntu, Speak about the genesis of sin. ndetse n'itangiriro ry'icyaha, Speaks about the genesis of our enemy. ndetse n'itangiriro ry'abanzi bacu, But also speaks about the genesis of a redemption. ndetse n'itangiriro ryo gucungurwa. Within these scriptures, rero muri ibi byanditswe we see the devil coming over. tubona Satani nawe aza, And he begins to entice the woman noneho agatangira gushuka umugore and man too. ndetse n'umugabo. And then we see something happen. noneho hari ikindi kintu tubona kiba. Remember, the original plan of God mwibuke umugambi wa mbere was for w'Imana us to rule this earth. wari ukugira ngo dutegeke iyi si, We become masters. kugira ngo tube ibisonga, We become stewards of his creation. kugira ngo tube ibisonga by'ibyo yaremye, We become his representative on the earth. kugira ngo tube abayihagarariye hano ku But isi. something happened. ariko hari ikintu cyabaye. An enemy came over rero umwanzi yaraje with one intention, azanywe n'intego to imwe, take away responsibility
and trying to frustrate the purposes of God. kugira ngo akureho ya nshingano yahaye umuntu kandi arogoye umugambi w'Imana. Man was given a position. Rero umuntu yahawe umwanya. Man was given responsibility. Umuntu yahawe inshingano. Man was given authority to rule over. Umuntu yahawe ubutware bwo kugira ngo ategeke. Man was the master of creation. Kandi niwe wari hejuru y'ibiremwa byose. Man was God's image on the earth. Niwe wagaragazaga ishusho y'Imana hano ku isi. But when sin entered the world, ariko icyaha kimaze kwinjira mu isi, there was a shift. Habayeho kwimuka. There was when man sinned against God, says, get out of garden. Rero umuntu amaze gukorera icyaha Imana, Imana amubwiye ngo nave muri iyo ngobyi. Step out from the original position. Mu yandi magambo yavuye mu mwanya we yararimo there mbere na was mbere. a disposition. Habayemo guhindura aho umuntu yarari. Man enjoyed the presence of God. Umuntu yishimiraga kubaho kw'Imana. He was given that position to rule over. Yari yarahawe uwo mwanya wo gutegeka. But the moment sin stepped in Garden of Eden, ariko igihe icyaha cyinjiraga mu ngobyi ya Edeni, this position, and God says, habayeho kwimurwa none from Imana iravuga today ngo get out of the land, from the Garden of Eden. guhera uyu munsi va muri ngobyi ya And the Edeni. Bible says God told an angel. Bibiliya tubwira ngo Imana yabwiye The umumarayika. angel stepped in the position at the gate at the entrance of Garden of Eden. Umumarayika araje ahagarara mu irembo ryinjira aho mu ngobyi ya Edeni. This position. Habayemo kwimurwa. And then man, Noneho umuntu, when man sinned against God, umuntu amaze gukorera icyaha there was Imana, also something very strange. hariho n'ikindi kintu kidasanzwe cyabaye. The animals he named. Ndetse na za nyamaswa yari yarahaye amazina. The animals he slept with. Zimwe ndetse yaryamaga hamwe nazo. There was a transfer of responsibility. Habayeho guhererekanya inshingano. Adamu, who made you sin? Ninde watumye ukora And he icyaha? says, my wife. Aravuga ngo ni umugore And he wanjye. says, wife, who made you sin? Noneho n'umugore wabashijwe watumye akora icyaha. The wife said, it is the serpent. Noneho n'umugore aravuga ngo ni inzoka. If the serpent had also the opportunity to be asked, Rero iyo nzoka nayo igira amahirwe yo kubazwa, maybe the serpent would have asked, nayo would have answered. birashoboka ko yari gusubiza. So, man, when he sinned against God, Rero igihe umuntu yakoreraga Imana icyaha, there was also transfer of responsibility. habayeho kugenda bose bahererekanya inshingano. Everyone says, it is the other one, it is the other Buri one. wese akavuga ngo nundi bigakomeza gutyo. Man who enjoyed the fellowship of God, Wa muntu wishimiraga ubusabane n'Imana, unconsciously, atabanje no that kubitekerezaho, turned into shame. rero Satani niwe watumye akorwa n'isoni. Man was given authority over creation, but now creation and all the beasts began to become the master of man. Umuntu niwe wari wahawe ubutware bwo kugira ngo atware inyamaswa. Amaze gukora icyaha rero byarahindutse, noneho abaryo bitangira nayo kumutegeka. Yesterday our daughter with their school went to Akagera National Park. Hari abantu baherutse kujya muri parike Our y'Akagera, daughter umukobwa wacu and all the children, ndetse n'abandi bana. and we say, go in peace. Noneho turababwira ngo mugende mu mahoro, Go, may the Lord protect you. kandi Imana ibarinde. Why? Kubera iki? Because beasts are wild. Kubera ko inyamaswa zo ku gasozi, God had made Adam to tame animals and name animals. Imana yarahaye Adamu ububasha bwo kugira ngo inyamaswa zihe amazina kandi azicunge. But when we sin against God through Adam, ariko noneho umuntu amaze gukorera icyaha Imana, something happened. hari ikintu cyabaye. There was a change Habayeho impinduka, of responsibility and authority. impinduka mu nshingano ndetse n'ubutware. Animals run after us. Noneho n'inyamaswa zitangira nazo ubwacu kudukurikirana. You never dare stand here when a lion
is in this place. ntabwo wagerageza guhagarara hano intare nayo ihari. How many of you can be daring and stand before the animal, the beast of the lion, right here? ninde watinyuka guhagarara iruhande rw'intare cyangwa inyamaswa? Don't tell me you can. ntumbeshye ko wabikora. The nature that was made to be ruled over, ibyo Imana yari yararemye kugira ngo bitegekwe, turned against us. ahubwo nibyo byaduhindukiranye. These days we have floods. muri iki gihe dufite imyuzure, they turn against us. nayo ijya iduhindukirana. Rivers turn against us. n'imigezi ikaduhindukirana. Nature turns against us. ndetse n'ibidukikije nabyo bijya biduhindukirana. We no longer have dominion over nature. ntabwo tugifite ubutware ku byaremwe. But now nature dictates ahubwo ibyaremwe nibyo bituyobora. everything that we have. ibyo dufite. Man umuntu became frustrated. rero yahise atangira kugira ibibazo. umuntu, the mother Eve, ndetse n'umugore Eva, God pronounced the woman. He says, woman, Imana yaravuze ngo mugore, from today, guhera uyu munsi, in your child delivery, igihe uzaba ubyara, you always have pain. buri gihe uzagira ububabare. And you man, nawe mugabo, every labor, every umurimo toil, wose, umurimo wose uzajya everything ukora, that you do, ikintu cyose uzajya ukora, you toil. uzajya uvunika. And he said, noneho Imana yongera avuga ngo woman, umugore, human being will always need the other. aravuga ngo buri muntu azahora akenera undi. Pronouncement, declaration. rero ibyo nibyo Imana yategetse. Sometimes people quote that scripture and say, it is the woman that will always need a man. ndetse hariho n'abahera bakavuga ngo buri gihe umugore azahora akeneye It's umugabo. not that way. ntabwo ari muri ubwo It buryo. doesn't only mean that thing. ntabwo ari cyo cyonyine bishatse kuvuga. Man umuntu will always need azahora akeneye another human being. ikindi kiremwa muntu, Because we have transferred kubera ko twahererekanije. God has no longer becomes the center of our provisions. Man will always seek help from other men. Imana ntago ariyo ikiri yonyine iduha ibyo dukeneye, ahubwo umuntu azajya ahora buri gihe abishakira ahandi. Pain, umubabare, discomfort. kumva umuntu ataguwe neza. Man frees away from God. umuntu arangije ajya kure y'Imana. Dominion lost over. ndetse bwa butware bwe arabutakaza. Man no longer lose over nature. umuntu rero ntagifite ubutware ku byaremwe n'Imana. Man no longer enjoys the nature that God gave him. ntabwo akishimira iby'Imana yaremye yamuhaye. Darkness filled the earth. noneho umwijima wuzura isi. Noah comes over. Nowa araza nawe. Abraham comes over. Aburahamu nawe araza. The prophets come over. abahanuzi baraza. The law comes over. ndetse n'amategeko araza. There was a cry. When will you restore your dominion again? habaho gutaka, ijwi rivuga ngo ese Mana ni ryari uzongera gusubizaho ubutware bwawe? A day in history. rero umunsi umwe mu mateka, when man looked on God. igihe umuntu noneho yitegereje Imana. When will you rule us again, O God? ese Mana ni ryari uzongera kudutegeka? When will we feel again your fellowship again? We've turned gods. We made stones to be our gods. twahinduye amabuye aba ariyo ahinduka imana zacu. We've turned rivers to be the source of lives. ndetse noneho n'imigezi aba ariyo tugira isoko y'ubuzima. When will you come back again, O God? ese Mana uzagaruka ryari? The moment in history came when Jesus Christ stepped into the history of mankind. hari igihe noneho cyageze Yesu aba ari utera intambwe yinjira mu buzima bwacu bw'inyokomuntu. I want you to see thousands of years, man looking for another restoration and discovery of the kingdom of God's rule over us.
ndagira ngo mwitegereze igihe umuntu yategereje imyaka ibihumbi n'ibihumbi ategereje ko ubwami bw'Imana bwongera bugasubizwaho. Adam had lost the kingdom. kubera ko Adamu yari yatakaje ubwo bwami. Adam had lost dominion. Ndetse yari yatakaje n'ubutware bwe. Everything was in chaos. Ibintu byose byari bimeze nabi. Then something happened. Rero hari ikintu kimwe cyabaye. Through one man, Adam, the world lost its dominion. Biciye mu muntu umwe ariwe Adamu, isi yose yatakaje ubutware bwayo. Everything turned the other way side. Ibintu byose birahindukira. Then there must be someone, another Adam, who would come again and restore the very purpose and the origin of God, where God again should rule his people again. Byari ngombwa ko habaho undi muntu nawe umeze nka Adamu kugira ngo aze yongere asubizeho umugambi wa mbere w'Imana. Jesus Christ came on the earth to restore the original dominion that was lost. Rero Yesu Kristo yaje hano ku isi kugira ngo yongere agarure bwa butware bwari bwaratakaye. And that's why his message was always the kingdom of God. The kingdom of God. The kingdom of God. Because the children of Israel understood what the kingdom of God is, what the dominion of God is. In Matthew chapter 11 verse 12. Muri Matayo igice cya 11 ku murongo wa 12. This is a scripture that we always read. Kini cyanditswe twese dukunda gusoma. But something today you understand it differently. Ariko guhera umunsi uraza kubyumva mu buryo butandukanye. Chapter 11 ku gice cya 11 verse 12. Kuva ku murongo wa 12. From the days of John the Baptist, uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza, until now, ukageza none, the kingdom of heaven ubwami bwo mu ijuru suffers violence, buratwaranirwa, and the violent men take it by force. Intwarane zibugishamo imbaraga. Before you understand this scripture literally, kugira ngo ubashe gusobanukirwa iki cyanditswe uko cyanditse, when you read the scriptures, iyo usomye ibyanditswe, there are methods of understanding the scriptures. hari uburyo butandukanye bwo gusobanukirwa ibyanditswe. Scripture interprets another scripture. Icyanditswe kimwe gisobanura ikindi. When you pick this scripture alone, rero iyo ufashe icyanditswe kimwe cyonyine, without understanding the understanding of Jesus' statements, utabashe gusobanukirwa neza ibyo Yesu avuga, and the character, ndetse n'umuco, and the meaning, ndetse n'ubusobanuro, we lose the essence of the word. dutakaza icyo iryo jambo ryashakaga kutubwira kibanze. The writers of the scriptures, rero abanditse ibyanditswe, many times would fail to get the right words. hari igihe baburaga amagambo akwiriye. And so this scripture, rero ibi byanditswe, they came from the mouth of Jesus Christ himself. byaturutse mu kanwa ka Yesu Kristo we ubwe. Mostly Jesus Christ, mostly in Jesus' time, rero akenshi mu gihe cya Yesu, when he would preach the word, igihe wigishaga ijambo, he would quote Isaiah. yakundaga gusubiramo amagambo muhanuzi Yesaya Every yavuze, action would refer it to him kuko byose ari we byaganishagaho as a fulfillment. nk'umwuzuro. So Jesus' statement here, rero hano icyo Yesu yavuze, did not come out of the blue. ntago cyaturutse aho ngaho gusa. He didn't mean ntabwo yashaka kuvuga ko that the kingdom of God ubwami bw'Imana is taken violently. umuntu abubona akoresheje imbaraga. To the Jewish mind, mu mitekerereze y'Abayuda, it was not through the Gentile, the Roman mentality of violence. ntago byari biri mu mitekerereze y'Abaroma. For the Romans, they knew violence as violence. rero Abaroma bo bari bazi ko nyine bari bazi ubugome. And so the writers of the New Testament rero abantu banditse isezerano rishya wrote with the vocabulary that was known of that time. rero noneho bazanye andi magambo atarazwi icyo gihe. But Jesus did not mean violence. ariko hano icyo Yesu yashaka kuvuga ntiyashaka kuvuga kugira nabi. He was quoting somewhere. ahubwo hari ibyo yasubiragamo.
And the Spirit of the Lord God is upon me. aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge. He was calling Isaiah. Aho ngaho yavugaga ibyavuzwe n'umuhanuzi He Yesaya. heals everyone sick and lame. aravuga ngo akiza abarwayi bose n'abafite ubumuga. That it might be fulfilled what was said by prophet Isaiah. kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya And bisohozwe. behold, he's coming on a court in the city of Jerusalem. aravuga dore aje ku cyana cy'indogobe yinjira mu murwa wa They were Yerusalemu. quoting Micah. hano yavugaga ibyanditswe n'umuhanuzi Mika. And behold, a son shall be born. none avuga ngo dore umwana w'umuhungu agiye They aratuvukiye. were quoting Isaiah. hano nanone yavugaga ibyavuzwe na And Yesaya. behold, the laws shall be written in the heart, in your heart, quoting Ezekiel. none avuga ngo noneho Everything. amategeko y'Imana azandikwa mu mitima yanyu. ibi nabyo Every byavuzwe na Ezekiel. scripture does not hang there. rero icyanditswe cyose ntabwo kiba gihagaze cyonyine. So Jesus was looking and he was saying something. rero hano Yesu yaritegerezaga kandi ikintu yumvaga. He says, from the day of John the Baptist aravuga ngo guhera ku gihe cya Yohana umubatiza until now, kugeza ubu in ngubu his time, ni iki gihe, those that try to move into the kingdom of God move there violently. abagerageza bose kwinjira mu bwami bw'Imana babikoraga bakoresheje He imbaraga. was quoting Micah. hano yavugaga ibyanditswe na Mika. Micah chapter 2 verse 12 verse 13. reka dusome muri Mika igice cya 2 ku murongo wa 12. Yakobo we, abawe bose nzabateraniriza hamwe, ni ukuri nzakoranya abasigaye ba Isiraheli, nzabashyira hamwe n'intama z'Ibosira nk'umukumbi uri mu rwuri rwawo, bazagira urusaku rwinshi kuko ari benshi. Murongo wa 13. Usenya yazamukiye imbere yabo, barasimbuka bagwa mu irembo barisohokamo, umwami wabo yababanje imbere kandi Uwiteka nawe abagiye imbere. Let us go to the culture of that time. Reka turebe ku umuco w'icyo gihe. Some of you who were born in areas that have cattle or sheep, you understand it bamwe better. mu bantu bavukiye ahantu hari amatungo ibi mubasha kubisobanukirwa neza. When Jesus was quoting this scripture, igihe Yesu yavugaga ibi byanditswe he was abisubiramo, quoting Micah. yarimo arasubiramo ibyanditswe na Mika. In the old Jewish times, rero mu gihe cya kera cy'Abayuda, I was asking my wife, nagiye nabazaga umugore wanjye because she knows all these things better than me. kuko ibi yarabisobanukiwe kundenza. They call it urguri. Urguri. babyita urwuri. You know urguri? urwuri muraruzi? Urguri holds what? ese niki kiba kiri mu rwuri? Cows, ni inka, sheep, intama, maybe goats, I don't know. But Birashoboka ndetse it's n'ihene. very hard to control sheep within that area. uretse ko bigorana gucunga ihene Now, mwaho hantu. in Jesus' time, rero mu gihe cya Yesu and in the Old Testament and in Jewish culture, ndetse no mu isezerano rya kera mu muco they w'Abayuda, had all these surrounding areas where sheep would be surrounded and kept within. bari bafite inzuri aho intama zabaga zirimo. When it is evening time, they would take them into urguri in the sheepfold. rero byagera ku mugoroba bakazigarura mu rwuri. Then the shepherd rero abashumba or a servant abashumba baziragira would get, I don't know how my wife told me it is called ibikingi. bashakaga ibikingi. They will have all these bikingi at the gate. bashyiraga ibikingi aho zinjirira, And then would hold all the sheep within. noneho rero izo ntama zose zigakomeza kuba ziri aho ngaho Do mu you know rwuri. what would happen inside there? ese uzi icyabaga mo imbere? They would do all the messes over there. ibintu byose zabikoreragamo aho ngaho. They would try to get out, but they couldn't. zagerageza gusohoka ntibikunde. They would sleep. zarangiza zikaryama, They would move around, zigakomeza zigendagenda mu mess rwuri, around. zigakomeza kugendagenda mu rwuri. But ariko in their mind, mu mitekerereze yazo they could know zashoboraga kumenya ko that there is a time, ariko hari igihe in the twinkling in the early mornings, mu museke kare mu gitondo, that somebody is going to come yuko hari umuntu ugiye kuza
and release them from the sheepfold. noneho akazifungurira agakuraho imyugariro zikava mu rwuri. And when they could hear the sound, rero igihe zumvaga ijwi ry'uwo mushumba, they would make noise within the sheepfold. noneho zigatangira rero gusakuriza aho ngaho They mu would rwuri, hit one zikajya another. zikubitana I want to get out. zishaka gusohoka. I want to get out. Bivuga ngo ndashaka gusohoka. They would hear the sound of the shepherd coming. zakumva ijwi ry'umushumba aje, They would mess about and hit on the left and the right zigatangira kurwana because they knew. kubera ko zabaga They were zisobanukiwe, excited. zabaga zishimye, They would feel discomfort. noneho zumvaga ziguwe neza They wanted freedom. kuko zabaga zishaka They umudendezo, want freedom zabaga zishaka to umudendezo get out of the mess. kugira ngo zisohoke aho ngaho zazitiwe. And then, noneho umushumba wa mbere, the first, umush- is not a shepherd in fact. Habanzaga, the let first- me say servant. so A servant hakabanza hakaza uzi would take Gikurikirana. away the bikingi. agakuraho imyugariro cyangwa se Yeah, myugariro, yeah, uh-huh. You know, maybe the shepherd is somewhere bene there. birashoboka ko You know, umushumba he's the yabaga hanze, master. kuko ari we uzicunga, Ariko umushumba but the shepherd goes there first. niwe wagendaga mbere, He removes the first one. noneho agakuraho And the umugabo wa sheep mbere, and the cows want to get out. noneho inka cyangwa se intama zigashaka gutangira zirwana zisohoka, And then noneho the shepherd would step in ubwo none nibwo umushumba noneho we yazaga, and the sheep would get out. noneho intama zigasohoka. The children of Israel rero abana ba Isiraheli, knew this scripture. abisiraheli bari bazi ibi They had byanditswe lived for many years under the oppression of the Romans. kuko bamaze igihe kinini batsikamiwe n'abaroma. They wanted freedom. Rero bashakaga umudendezo, They were looking for the Messiah. bari bategereje Mesiya, And they would say, when will he come? bakavuga ngo ese azaza ryari, When will he come? ese azaza ryari. We've waited for Bavuga ngo long. twahategereje igihe kirekire. And Jesus said, Noneho Yesu aravuga ngo from the days of John the Baptist, guhera igihe cya Yohana umubatiza, those that seek the kingdom of God abantu bose bashakaga ubwami bw'Imana suffers violently. bagombaga kwitwara nk'intwarane. In other words, Mu yandi magambo, there was expectation for freedom. rero bari bategereje n'ubundi ko bazabona John umudendezo. the Baptist was the breaker, the opening of the door. Rero Yohana umubatiza niwe wa mbere waje kugira ngo afungure kureho ya myugariro. Jesus was seeing John the Baptist as the first handler. Rero na Yesu ubwo yabonaga Yohana umubatiza nk'uzaza bwa mbere kugira ngo atangire gufungura Everyone urugendo. wanted freedom. Kuko We buri are wese- tired. We are fed up. Abantu bose bari bamaze kurambirwa bashaka umudendezo, They wanted a Messiah. bashakaga Mesiya, There was cry for freedom. kandi barariraga bashaka And umudendezo. Jesus looked on them and said, Noneho Yesu arabitegereza aravuga ngo you are like what was prophesied by Micah. mumeze nk'ibyahanuwe n'umuhanuzi Mika. You want freedom. Murashaka umudendezo, You want freedom. murashaka And he umudendezo. says, let me tell you, the hour has come. Arababwira ngo igihe kirageze, I am ngo ndi the Messiah. Mesiya, I have come. naje. That's why Iyo niyo mpamvu he says, from that very day till the times of Jesus. avuga ngo guhera icyo gihe It looks like violence, but it's not violent. byasaga nk'aho hariho gukoresha ingufu, ariko siko byari bimeze. Expectations and desire and anxiety to see the salvation of God. Ahubwo abantu bari bategereje cyane gusa kubona gutabarwa guturutse ku Mana. Jesus, when he stepped over, Rero Yesu nawe amaze kuza, that's where he says, repent, for the
the kingdom of God is at hand. yarabwiye ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. That's why the theme of his teaching was saying, repent, for the kingdom of God and the kingdom of men has come before you. Niyo mpamvu n'insanganyamatsiko y'ibyishwaga ibwirwa abantu ngo bihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. That's why his mighty acts of miracles were demonstrating the works of the kingdom of God. Ndetse n'imirimo ikomeye yakozwe yagira ngo yerekane ubwami bw'Imana. That's in Matthew 12 verse 28. Aha tubibona muri Matayo igice cya 12 verse 28. ku murongo wa 28. His mighty works were intended to prove that the kingdom of God has come upon them. His parables, ndetse n'imigani yacaga, he'd always refer, and the kingdom of God is likened to be. yaganishaga mu kwerekana uko ubwami bw'Imana bumeze. And the kingdom of God is likened to be a seed. ndetse n'ubwami bw'Imana bugereranywa n'imbuto. And the kingdom of God is likened to someone who went and sold everything and possessed the kingdom. ndetse bukagereranywa n'umuntu wagiye akagurisha ibyo yari afite byose kugira ngo abashe kubona ubwo bwami. Even when he taught his disciples, he told them how to pray. May your kingdom come. May your will be done. ndetse n'igihe yigishaga abigishwa gusenga yarabwira ngo mujye musenga muvuga ngo reka ubwami bwawe buze. On the eve of his death, when he was about to die, he would share with them, and he says, you will test this food, you will test this bread on that very day when we shall be with you in the kingdom of God. ndetse n'igihe yari ari hafi gupfa yabwiye abigishwa be aravuga ngo nimurye kuri uyu mugati mumwe no kuri aya maraso ko yababwiraga ku bizaba. And he says the kingdom of God is within you. noneho arongera aravuga ngo kandi ubwami bw'Imana buri hagati muri You see, mwebwe. this kingdom is not just spiritual kingdom. It shall reign here on the earth 1,000 years, and the kingdom of God shall have no end. kandi ubwo bwami buzabanza hano bumare imyaka 1000 kandi ubwami bw'Imana ntibuzagira iherezo. And Paul says, noneho Paulo nawe and aravuga the ngo kingdom of God aravuga ngo ubwami bw'Imana is not eating or drinking, ntago ari ubw'ibyo kurya no kunywa but the gusa, kingdom of God ahubwo ubwami bw'Imana is demonstrated bwerekanwa or springs out cyangwa se bugaragazwa a life n'ubuzima of righteousness, bwo gukiranuka, of peace bw'amahoro and joy in the n'umunezero kingdom of mu God. bwami bw'Imana. And Paul says, kandi hano Paulo akongera akavuga ngo we have been repositioned again. ngo twarongeye dusubizwa umwanya wacu twarimo mbere. He has transferred us again yarongeye adusubiza aho twari turi from the dominion of darkness dukuwe mu gutegekwa n'ubwami into bw'umwijima the dominion of his son Jesus Christ. ahubwo mu bwami bw'umwana we Yesu Kristo. And this kingdom kandi ubu bwami is an immortal kingdom. It's a kingdom that shall have no end. ni ubwami butazagira iherezo. Jesus said, Yesu yaravuze ngo come, ngo nimuze who are blessed of God the Father, abahawe umugisha na data, and you shall take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. noneho muzahabwe nk'umurage bwa bwami mwateganirijwe guhera igihe isi yaremwe. The kingdom of God is designed rero ubwami bw'Imana for bwateganijwe everyone. ni ubwa buri wese, Jesus said, unless you are born again. keretse waravutse ubwa kabiri. The kingdom of God is designed for those that are born again. ubwami bw'Imana bugenewe abavutse ubwa kabiri. The kingdom of God, ubwami bw'Imana, Jesus said, Yesu yaravuze ngo whoever wants to see, ngo ushaka wese kubona, who wants to enter, ushaka wese kwinjiramo. mark what he says to Nicodemus. nimumve neza icyo yabwiye Nikodemu. Whoever wants to see, ngo ushaka wese kureba, whoever wants to enter, ushaka wese kwinjira must be born again. agomba kuvuka ubwa And he kabiri. says, come, enter
the kingdom of God of my Father that was prepared for you before the creation of the world. none akavuga ngo nimuze noneho mwinjire mu bwami bwa data mwateguriwe guhera mu iremwa ry'isi. Luke 22 verse 29. Reka turebe muri Luka igice cya 22:29. He says, aravuga ngo I confer on you a kingdom, just as my Father conferred it to me. nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye. I give you a kingdom. Mbahaye ubwami. I give you a kingdom. Mbahaye ubwami. I give you the right to the kingdom. Mbahaye uburenganzira ku bwami. I'm giving you a position into the kingdom. Mbahaye umwami mu bwami. This is a position that is given to us by God alone. Uyu ni umwanya duhabwa n'Imana yonyine. He says, aravuga ngo njyewe I declare, ntangaje ko I have made it. Nabikoze. As my Father has given me the kingdom, so I give it to you. Nkuko data yampaye ubwami nanjye ndabubahaye. It is irreversible. Nta ushobora kubihindura. It is unchangeable. Ntibihinduka. No weapon formed ndetse nta n'intwaro yacuriwe against me, kundwanya, against you, kukurwanya, that can take you out of that kingdom, that declaration of the statement of Jesus Christ. Bitewe n'ibyo Yesu yavuze. I am born again. Navutse ubwa kabiri. I am a child of God. Ndi umwana w'Imana. I am a joint heir with Christ. Ndetse ndi umuraganwa hamwe na I Kristo. have been repositioned again. Nashubijwe mu mwanya narindimo. I am no more a slave. I'm a child of God. Umucakara ahubwo ndi umwana In fact, I'm no more a servant. Nta nubwo nyiri umugaragu. In fact, I have the commonwealth with the children of God. Ahubwo nanjye mfite umurage umwe n'abana I b'Imana. have a citizenship of heaven. Nanjye ubwanjye noneho ndi mubemerewe kujya mu ijuru. I am here on the earth in a transit period. Ndi hano ku isi by'agateganyo. You are here in transit. Uri hano by'agateganyo. When you go to London, when you are going to the US, ugiye nko mu Bwongereza cyangwa se ugiye muri Leta Zunze Ubumwe za you Amerika. step in Heathrow Airport, you are in a transit, friend. That is not your home. Iyo uciye ku kibuga cy'indege cyo mu Bwongereza ujya muri Amerika, aho ntago uri mu rugo. We are in a transit. Rero natwe turi mu rugendo. I am a child of God. Ndi umwana w'Imana. I'm not a servant. Ntago ndi umugaragu. Servants don't inherit the privileges of the kingdom. Kubera ko abagaragu ntabwo baragwa ibyiza cyangwa ibyagenewe ahubwo bwa. A son of a king takes the privileges. Ariko umwana w'umwami we arabihabwa. Citizens in every kingdom have commonwealth and privileges. Abanyagihugu b'igihugu hari uburenganzira bafite bwihariye abandi batagira. You are not a second class of the citizen of heaven. Ntabwo uri mu badakwiriye ubwami bw'Imana. Some people will say, "Oh me, I'm nobody." Hari umuntu uvuga ngo njyewe ntacyo ndicyo. You know I'm nothing. Akavuga ngo njyewe ntacyo ndicyo. Where do I belong? Akavuga ngo ese nta nubwo nzi aho. We have a commonwealth. Ariko hari ikintu twese duhuriyeho. We have common privilege. Hari ibyiza twese duhuriyeho. We have common blessing. Hari imigisha twese duhuriyeho. We are all children of God. Twese turi abana b'Imana. We are all joint heirs with Christ. Twese turi abaraganwa hamwe na Kristo. We are all priests and kings of the Most High God. Twese turi abatambyi ndetse n'abana b'Imana. I am not a second class citizen. Njyewe ntabwo ndi muri cyiciro giciriritse. I'm a child of God. Ahubwo ndi umwana w'Imana. My position has been repositioned. Rero umwanya wanjye nongeye kusubizwamo. Let's stand tall and full of confidence. Reka duhagarare twemye kandi dushize amanga. You have a king and a kingdom. Kuko ufite umwami ndetse n'ubwami Jesus ubarizwamo. said in Matthew chapter 4 verse 17. Yaravuze muri Matayo igice cya 4:17. Repent,
for the kingdom of heaven is at hand. ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. When I read this scripture, rero iyo nsomye iki cyanditswe, when we say repent, iyo tuvuze ijambo ngo mwihane, yes, we can say repent of your sin. yego tuvuga ngo wihane ibyaha byawe. But Jesus was telling people, ariko hano Yesu yabwiraga abantu, change your thinking. ngo nimuhindure imitekerereze yanyu. This kingdom that we are living in, ubu bwami turimo, we've been repositioned from the kingdom of darkness to the kingdom of light. twakuwe mu bwami bw'umwijima tuzanwa mu bwami bw'umucyo. Therefore, our thinking must change. kubw'iyo mpamvu rero n'imitekerereze yacu igomba He guhinduka. says, repent for the kingdom of heaven is at hand. avuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. He was trying to say, hano icyo yashakaga kuvuga, if you are in the kingdom of God, nuko niba uri mu bwami bw'Imana, your thinking must think kingdom way. nawe ugomba gutekerereza nk'uko ubwo bwami buri. If you want to walk the kingdom steps, niba ushaka walk the kingdom lifestyle, then you say you must change the way you think. rero ugomba guhindura uburyo utekereza niba ushaka kugenda nk'uko ubwo bwami bubisaba. You see, when our thinking matters most in the kingdom of rero God, imitekerereze yacu ni ingenzi cyane mu bwami bw'Imana. kingdom citizens must think kingdom way. rero abari mu bwami bagomba gutekereza uko ubwo bwami nabwo. And if you're in the kingdom of God, then you need to know this. rero niba uri mu bwami bw'Imana ugomba gusobanukirwa iki Your ngiki. thinking matters. imitekerereze yawe ni ingenzi cyane. When you say I'm a nobody, iyo uvuze ngo ntacyo ndi cyo, ntacyo maze, like the children of Israel, when Nuko Abisirayeli babivugaga. God gave them a promise, igihe Imana yabahaga isezerano, God says, go possess the land. Imana yababwira ngo nimugende mufate kiriya gihugu. The other spies say, we cannot. noneho bakavuga ngo ntibishoboka. We cannot. bakavuga ngo ntibishoboka. Joshua and Caleb says, no, we can. ariko Yosuwa na Kalebu baravuga ngo turabishoboye. Because the way you think matters. kubera ko uburyo utekereza ni ubw'ingenzi And cyane. God says, because you children of Israel, you have not believed what I believe. noneho bavuga ngo mwebwe ubwoko bwa Isirayeli kuko mutizeye ibyo nababwiye. Because you've gone through the majority of your thinking, kubera ko ahubwo mwishingikirije ku mitekerereze ibyo benshi muri mwe mutekereza. then you are governed by your thoughts and decisions. mukaba mugengwa n'imitekerereze yanyu n'ibyemezo mufata. You'll see muzabona over it and you not eat the land. muzabibona ariko ntago muzinjira muri icyo gihugu The cy'amasezerano. kingdom thinking. rero imitekerereze igendanye n'ubwami, The worst thing ikintu kibi cyane that the citizens of this heaven kingdom yuko abenegihugu b'ubwo bwami is when they turn against themselves. ni igihe bo basubiranyemo hagati yabo. When a kingdom rises against its own kingdom. iyo habayeho gusubiranamo hagati mu bwami, That's what Jesus said. ndetse ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo That's the worst tragedy that you can have. icyo nicyo kintu kibi gishobora kubaho. When civil war rises in a nation, iyo intambara zitangiye kuza hagati mu gihugu, that's the worst tragedy that have happened. ako ni kamwe mu kaga gakomeye gashobora kubaho mu gihugu. Our thinking rero imitekerereze yacu matters. ni ingenzi. Jesus did not only say that. kandi Yesu ntabwo ari byo byonyine yavuze You gusa. see, when he gave us that right, rero igihe yaduhaga ubwo burenganzira as citizens, nk'abenegihugu, we are supposed natwe tuba tugomba to represent him. kumuhagararira, An ambassador tukaba intumwa ze, is appointed. kuko intumwa nkuru nayo ishyirwaho. An ambassador intumwa cyangwa se ambasaderi is committed to the state. aba yashyizweho kandi agomba kubahiriza inshingano z'igihugu cyamwohereje. An ambassador intumwa nkuru does all these things. ikora ibi byose. All of us here. twese uko turi aha ngaha. Paul says, Paulo aravuga ngo 2 Corinthians chapter 5:17.
downwards. We are ambassadors of Christ. You have been appointed. You've been commissioned. You've been delegated. You've been commissioned. Matthew chapter 9 verse 35 and 38. Jesus said he went everywhere preaching the gospel of the kingdom. And when he rose again from the dead, he gave the same commission. Before that, he says, all power and authority has been given to me, therefore go. The Bible says in the book of Hebrews, he entered the gates of hell. He disarmed him that had the power over death and over sin. And the Bible says he rose from the dead triumphantly over the enemy. And he says, behold, all power and authority is being given to me. Therefore, go in my name. We have been given legal authority, delegated authority to preach in his name. And the Old Testament, when they say go and preach, that word means to become a herald, a proclaimer, the one who decrees the statements and the commands of the king. Every king had a herald. Kings had heralds. They were proclaimers. They gave decrees. Friends, let me tell you, we are supposed to be heralds. We have the freedom. Jesus Christ set us free. We have been set free from the dungeon of sin. We go back to Micah. We go back to the Micah. This sheep needed freedom. This sheep needed hope. Imagine the sheep getting out of the freedom. They would say, meh, bah. Now we are free. The church has been given the mandate of becoming the heralds of the kingdom. We are free. Our king reigns. His righteousness reigns. He's coming again. He says, go in my name. The authority has been delegated to us. Go in my name. Christ, the prison breaker. Niwe waje kudukura. I am free. I am free. Therefore, I proclaim. The church has been given the mandate of proclaiming the liberty. Let us stand up. Jesus said in the last days, the spirit of Elijah shall be poured again. The spirit that breaks the walls.
wa mwuka usenya inkuta. The spirit that set us free from the cages of our bondages. Udukura mu ngoyi twari turimo. Jesus said the Spirit of God is upon me. Why? He had the anointing of the prison breaker. When they say the Spirit of God is upon me, he was anointed for that. Igihe Yesu yavuga ngo umwuka w'Imana undiho nuko ari byo yasigiwe kugira ngo atubohore. Oh Christ, may your kingdom come again. Reka mwami ubwami bwawe buze. He says from the time of John Aravuga ngo guhera ku gihe cya Yohana until his time, umubatiza kugeza ku gihe cye, even at this time, ndetse no kugeza ubu ngubu, we must press in. Tugomba kwinjira. We must press in. Tugomba gukomeza kwinjira. Lord Jesus, open the gates of my life. Yesu ubwo fungura break everything around me. Ugende usenya ibintu byose binkikije. Kuraho imyugariro, all these things around me. I want to be free. I want to be free. Ndashaka umudendezo. Kuraho, remove, oh God. We need a breaker. Kuko dukeneye umuntu uza gusenya. Come. Uza. The anointing that breaks must be released again. Remove this, oh God. Remove that, oh God. Remove this, that, oh God. I am tired of stepping backward, oh God. I want to move forward. May you pour this anointing, oh God. Oh, prison breaker, Jesus Christ. Remove all these hurdles around me. All these ships wanted freedom. Where is the time? But in the midst of the twinkle, in the midst, early in the mornings, they do hear the sound. They would hear the steps of the shepherd. They would hear the steps. And they would be easy and easy. They would feel uneasy. But they knew their time had come to be free. Oh, man is crying for freedom again. The children of Israel were crying, oh God, where will the Messiah come again? Friend, we are still crying for the Messiah. But Christ is alive. His spirit is alive. Jesus said, go. Proclaim the gospel of the kingdom. Therefore, go. Prison breaker, we are free. But still, there's yet work to be done. Let us raise our hands. Begin to see, visualize the sheep in the sheepfold, waiting. When will our time be to be free? And then they would hear the steps. Visualize him who came. Jesus Christ. You present him. You are his own. You are his child. Are there things he needs to break? Do we need the anointing of the Messiah? You needed the breaker to break all these things
Father, in the name of Jesus Christ, data mu izina rya Yesu Kristo, we have come this morning. twaje muri iki gitondo. Man lost his dominion, umuntu yatakaje ubutware bwe, but through Christ you have been repositioned us again. ariko biciye muri Yesu Kristo wadushubije umwanya wacu. We give you praise. Turagushimye mwami We Mana. give you praise. Turagushimye We mwami. thank you, oh God, Turagushimye Mana. because kubera ko freedom has been declared. wongeye kuduha umudendezo. When Jesus, you said in your word, igihe Yesu wavugaga mu magambo yawe, when the anointing was on you, igihe ugusigwa kwari kuri wowe, the anointing to break every yoke was present with you. ugusigwa ko dukuraho ingoyi The zose kwari anointing kuri of the wowe, Messiah was on you. ugusigwa kwa Mesiya kwari kuri In the wowe. name of Jesus mu Christ, izina rya Yesu Kristo I am praying right now. ndasenga nona, Let the anointing of the breaker, reka gusigwa kusenya in the name of Jesus mu Christ, izina rya Yesu Kristo, begin to pray. gutangira Begin gusenya, to pray. gutangira gusenga, Everyone pray. reka buri wese asenge, Pray to the breaker of all these things around us. senga kugira ngo udukuraho ibyo byose, There is a kingdom. kuko hari ubwami, There is the anointing of the kingdom hariho gusigwa guturutse that mu bwami, breaks every yoke. gukuraho ingoyi In the name zose of Jesus mu Christ, izina rya Yesu. we need a breaker this morning. dukeneye udukuraho izo We ngoyi, need a breaker this morning. dukeneye udukuraho izo Can ngoyi you mu speak to gitondo. your God? tangira uvugana n'Imana Can you yawe, speak to your God? vugana n'Imana Are yawe, there areas that you need a kuko breaker? dukeneye udukuraho In ingoyi the name of Jesus mu Christ, izina rya Yesu Kristo. may you break everything, oh God. reka Mana ugusenye ibintu byose. Jesus Christ, Yesu the Kristo, Son of the living God, umwana w'Imana who nzima, opened the gates. ariwe In ufungura the name of umuryango Jesus, mu izina rya Yesu. open our gates. dufungurire umuryango, Break our gates, oh God. dufungurire umuryango In the name of Jesus mu izina Christ, rya Yesu Kristo. oh God, O Mana, I'm praying right now ndasenga nona that we may become kugira ngo duhinduke, the true ambassadors of God. duhinduke abambasaderi bawe Mana. Change our thinking. duhindura imitekerereze yacu, Have our thinking change. duhindura imitekerereze yacu, Change us, oh God. duhindure Mana, We are the sons of the King. kuko turi abana We b'umwami. are joint heirs with Christ. turabaraganywa hamwe na We Kristo, overcomers. turabatsinzi, We are no more servants. ntabwo tukiri abagaragu In the name of Jesus mu Christ, izina rya Yesu Kristo, we are proclaimers. ahubwo turi We abamamaza, are the heralds turi abamamaza of the wonderful work of the kingdom of God. b'imirimo myiza y'ubwami bw'Imana. You have repositioned us again. wadusubije mu mwanya wacu nanone. We thank you, Jesus. turagushimiye Yesu. What a day. mbega umunsi When you rose again, igihe wazukaga nanone, the power was restored. imbaraga twarazisubijwe, Authority was restored. ubutware twarabusubijwe, We have delegated authority and power in your name. ubu twahawe imbaraga n'ubutware mu izina ryawe. And therefore, in the name of rero Jesus, kubw'iyo mpamvu mu izina rya Yesu we use authority. dukoresha ubutware, We use power dukoresha imbaraga to overcome the wicked one. kugira ngo dutsinde umwanzi. Let us hold our hands together. reka twese dufatane In these amaboko few minutes, muri iyi minota mikeya, the power has been restored back to us. kubera ko twashubijwe imbaraga, Authority has been transferred back to us. ubutware twarabusubijwe. Jesus said, therefore, go. niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimugende, Go in my name. nimugende mu izina ryanjye, Declare it. mu byamamaze, We are supposed to be heralds of this kingdom. kuko tugomba kuba abamamaza ubu bwami. Pray for that friend of yours. rero sengera mwene data, Feel it. ubyumve muri wowe Believe it. kandi ubyizere. Let your thinking change. reka imitekerereze yawe ihinduke. You are not
a second-class citizen. kuko ntago uri uwo mu cyiciro I giciriritse. am a child of God. Ndi umwana w'Imana. I am a co-worker with God. Ndi umuraganwa hamwe na I am a Kristo. joint heir with Christ. Ndi umuraganwa hamwe na Kristo. No weapon formed against me shall prosper. Intwaro yose yacuriye kundwanya Feel it izatsindwa. inside. You're a child of kuko uri God. umwana w'Imana. Feel it. Ubyizere. Believe it. Byizere. Pray for that friend. Rero sengera mwene Let the data. Lord break every stronghold. Reka ibyo bihome byose bisenyuke. Turn to your friend. Hindukira mugenzi wawe. Worship team, turn to one another and hold your hands Reka buri wese together. afate ikiganza cya We need mugenzi the we. breaker. kuko dukeneye Let the gusenya. Lord break everything. dukeneye uza gusenya ibyo byose. Father, in the name of Data mu Jesus, izina rya Yesu we are praying. turasenze. We have the authority. Turashyira ubutware. We have the power. dufite imbaraga In the name of mu Jesus, izina rya Yesu. break every power. Senya imbaraga Every zose. stronghold. Senya ibihome In the byose. name of mu Jesus, izina rya we Yesu. have the anointing. Dufite gusigwa. We have the anointing. dufite amavuta. We have the power dufite imbaraga. over scorpions, ndetse kuri skorpiyo. over the powers of the wicked ndetse one. no ku mbaraga za Satani. Break every power. Senya imbaraga Break every zose. stronghold. Senya ibihome We have byose. delegated kuko authority twahawe ubutware. as sons and daughters of God. abana In b'Imana. the name of mu Jesus, izina rya Yesu. we are free. dufite We umudendezo. are free. twarabahowe. We are free. twarabahowe. We are overcomers turi abatsinzi. because kubera ko great is He. Great is He that is in us Imana ikomeye iri muri than ruhande the one rwacu. that is in the world. ugereranije n'iri mu isi. We thank you. turagushimiye. We glorify your name duhaye izina ryawe icyubahiro. because kubera ko we are no more slaves. ntabwo tukiri abacakara. We are no more slaves. ntabwo tukiri imbata. We are the children of God.